Ndabasuhuje ikaze kuri Pazama Media. Uyu munsi ndashaka kubasobanurira ukuntu YouTube ihemba, kondisiyo igenderaho, amafaranga ihemba ndetse na buri kimwe cyose kigendeye kuri YouTube, kondisiyo ugomba kuba wujuje kugira ngo utangire uhembwe amafaranga yawe kuri YouTube. Hari benshi bazagenda bababeshya bakababwira ngo boosting amasaha, ngo boosting ngo na subscribe, ngo boosting ngo na views, ngo n'ibiki n'ibiki, ngo boosting, ngo ukoreshe systeme zitanga subscribers n'amasaha, ngo nurangiza ngo nibwo ngo uzahita wihutisha monetization. Guys, ibi ngibi baba bababeshya kubera yuko biriya yego birakora mu gihe cya mbere, ariko bigeraho nyuma cano bakayibaninga cyangwa se bakayikuraho bakayitsiba. Ikintu rero ukoresha uburyo bwiza, ukoresha uburyo bwiza bwizewe, aribwo ngiye kukubwira ahangaha, ukurikire video yose kugera irangiye. Ikintu cya mbere rero, step ya mbere yo kugira ngo uzabone amafaranga yo kuri YouTube cyangwa se utangire ukorere amafaranga yo kuri YouTube, nk'uko iyi ngiyi ngira ngo murimo kuyibona ko ari channel imaze kuba nini cyane, ndetse ngira ngo murayikurikira, abayikurikira ndabashimira cyane abamaze gukora subscribe, kandi namwe mutarayikora namwe muyikore kugira ngo dukomeze twubake umuryango munini wa Pazama Media, kugira ngo tujye tubaha amakuru yabateza imbere. Tudatinze rero, reka duhere ku kintu cya mbere. Gufungura YouTube channel neza, ukoresha email yawe, urakereya email. Ngira ngo muri video ibanza naberetse ukuntu bakereya email. Ukereya email yawe nta makosa arimo, wamara kuyikereya ikaba iri aho ngaho, akaba ariyo uza gukoresha. Icya kabiri, ugahitamo izina rya channel risobanutse. Uhitamo izina ryiza rya channel risobanutse, abantu bashobora gusacinga bakaribona kuri YouTube, ndetse biba byiza cyane iyo uhisemo izina ryiza ridahuye n'iry'abandi. Nk'ubu ngubu utazajya kuri YouTube ngo wandikemo ngo ugiye kwandika ngo Isimbi TV cyangwa se ngo Rock Entertainment cyangwa se ngo Pazama Media, kandi ubibona ko iryo zina ryamaze gufatwa ugiye kuryigana. Iryo ngibyo aba ari amakosa, utangiye rwose channel yawe uyishyiraho amakosa ngo ni ukugira ngo bayirebe cyangwa se bazayikurikire kandi wamaze kubyica. Ikintu cyiza cyane kiba kiri sawa ni uko ukereya izina ryawe ry'umwihariko ryiza, ry'umwihariko akaba ari ryo ushyira kuri YouTube channel yawe. Ikindi cya gatatu rero, ikintu cya gatatu, shyiraho profile ikugaragaza cyangwa se unashyireho banner. Ushyiraho profile ikugaragaza cyangwa se igaragaza channel yawe cyangwa se igaragaza izina ryawe, profile nziza wahisemo. Si ngombwa ngo ushyiremo ifoto yawe, ushobora gushyiramo na profile igaragaza channel yawe, amazina yayo cyangwa se n'ubundi buryo, ariko bikaba ari uburyo busobanutse, ndetse inyuma yayo ugashyiraho na banner. Niba ushaka kureba uko bikorwa, ugenda urebere kuri Pazama Media, iyi channel yanyu, uraza kubibona yuko imbere hariho, mo imbere harimo profile, inyuma hakaba hariho banner. Uhita ubona ko ari amafoto abiri atandukanye. Tugeze ku kintu cya kabiri, ubwo yari step ya mbere. Step ya kabiri, ubwo step ya mbere ni mu gihe wamaze gufungura channel, setting uba ugomba gushyiraho. Setting za kabiri rero tugezeho, kora content yujuje amategeko ya YouTube. Kora content yujuje amategeko ya YouTube. YouTube igira amategeko n'amabwiriza agenga video zishyirwaho, ndetse yaba video, yaba amashort video, yaba video nini cyangwa se izi twita short videos cyangwa se amavideo matoya. Iyo ubikoze ugashyiramo amakosa ntabwo biba ari sawa, ubwo bakwima monetization cyangwa se waba unafite monetization bakaba bayikwambura. Ikintu nakubwira rero, icya mbere, content yawe igomba kuba ari iyawe bwite, apana content yo kujya gufata ahandi amaclip ku zindi YouTube channel, cyangwa se ukaza ukabona nk'iki kiganiro nakoze hano kuri Pazama Media ukagitera ukagenda ugahita ucyapulodinga kuri YouTube channel yawe. Ayo ngayo aba ari amakosa, iyo YouTube bibonye iraguhana, baguha copyright, cyangwa se batanaguha copyright bakaba baguha strike, cyangwa se channel yawe bakaba bayitsiba burundu. Hari ibintu rero ukwiye kwirinda mu gihe urimo gukora channel cyangwa se urimo gukora content, cyangwa se mu gihe uri umu content creator, mu gihe uri umu YouTuber, mu gihe ushaka gukora amafaranga kuri YouTube ndetse na channel yawe ikagumaza ikaramba. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda rero, video z'abandi ugomba kuzirinda. Video z'abandi ugomba kuzirinda. Hari igihe habaho video z'abandi zemewe, izitwa non copyright videos, ariko nabwo urabisobanura muri description cyangwa se ahandi, cyangwa se muri title ukandikamo ko ari reused content.
urabisobanura ukavuga ko content, iyo content itari iyawe cyangwa se video atari iyawe wayisubiyemo. Ikintu cya kabiri rero, copyright music cyangwa se videos, bya bindi nababwiraga, kugenda ukajya kuri channel runaka ugakuraho umuziki cyangwa se ugakuraho video ukayizana ukavanga n'ibintu byawe utabisabuye uburenganzira cyangwa se utabanje kureba yuko iyo video iri non copyrighted music. Iyo itari non copyright, channel yawe bashobora kuyibaninga cyangwa se bakaguha copyright cyangwa se bakayikuraho burundu cyangwa se bakaguha strike. Nkwibutsa yuko iyo baguhaye strike eshatu, strike ya mbere, strike ya kabiri, strike ya gatatu, bahita batsiba channel yawe. Ibyo ngibyo aba ari amakosa. Twagiye content zikunda, bwongeye guhita mbabwira nyine content zikunda kwihuta cyane, kugira ngo niba uri umu content creator ujye umenya ngo ushobora gushakira hagati y'aha ngaha n'aha ngaha, ushobora gukora content hagati y'iyi ngiyi n'iyi ngiyi. Hariho content zitwa za how to, urugero nk'iyi ngiyi ndimo gukora, ndimo kubabwira uburyo bwiza bwo gukoramo content ndetse no gucreate channel ndetse n'ibyo gushyira kuri YouTube channel ndetse n'ibyo YouTube channel igendera kugira ngo ibe yaguhemba ndetse n'uburyo channel yawe yabasha kuramba kuri YouTube. How to, cyangwa se ukaberekana wenda uburyo ushobora kuba wahindura setting ya telefone yawe, uburyo ushobora, video zose zivuga ngo ni uko wakora iki, uko wakora iki, uko wakora iki, cyangwa se ni gute wakora iki. Hakabaho content ya kabiri y'amakuru, mu gihe ushoboye gutara amakuru cyangwa se ufite source y'amakuru yizewe cyangwa se isoko y'amakuru yizewe, ushobora kuba washyiraho amakuru. Tutorials, kwigisha abantu mu buryo butandukanye, nazo zijya kumera nka how to, ariko n'ubundi ushobora gushyiraho tutorials zitandukanye, uburyo wenda wafungura YouTube channel, uburyo uteka ibi ngibi, uburyo wakora isabune, izo ni tutorials. Hakabaho storytelling cyangwa se kuvuga inkuru, kugira ngo mujya mubibona abitwa, reka niba wenda kwigwa mbavuga mu mazina, muzarebe nko kuri TikTok bariya bahora bavuga ngo get ready with me, uyu munsi dukora ibi ngibi, uyu munsi hari inkuru imeze gutya na gutya nabateguriye, mungire inama gutya na gutya, cyangwa se izi nkuru zikorwa n'aba bantu bafite amacano akomeye batanga ama interview bavuga ngo nabanye n'umugabo wenda yitwara uku, nabanye n'umugore yitwara uku, naciye muri ubu buzima kugira ngo bwigishe abantu. Izo ni inkuru ushobora gushyira kuri YouTube kandi zikabyara amafaranga. Tukaza ku kindi, icyitwa short videos cyangwa se video ntoya. Hari uburyo ushobora gukoramo content ukata amavideo, video ntoya cyane ukajya uzishyira kuri YouTube, ushobora kuba zifite short videos, ubundi zigomba kuba ari munsi y'iminota 3, ariko ushobora gushyiraho amasegonda 10, amasegonda 30, umunota umwe, bitewe n'uko wahisemo ko short video yawe igomba kuzaba ingana. Icyo ngicyo cyo ngira ngo kirumvikanye. Reka tujye kuri step ya gatatu. Ese bisaba iki kugira ngo ube wamaze kubona ibisabwa cyangwa se wamaze kuzuza ibisabwa kugira ngo utangire kubona amafaranga yo kuri YouTube cyangwa se wemererwe kuba wabona monetization nawe uhembwe nk'abandi bose? Ikintu cya mbere, ugomba kubanza ugategereza kugira ngo ugere kuri ibi bikurikira. Ngiye kubivuga step by step. Icya mbere, ugomba kuba ufite abasubscribers 1000. Abasubscribers 1000. Gusa kuri ubu ngubu bisa naho byagabanijwemo gakeya, kuko hari channel zirimo gukora cyangwa se zirimo kuremwa ubu ngubu. Nabonye basigaye bazaka subscribe 500, 500, ariko ubundi kondisiyo ya YouTube ihamye ni uko ari subscribe 1000. Wamara kuza subscribe 1000 ukaba ufite n'amasaha ya video zawe zarebwe byibura amasaha 4000, kandi izo video zikaba zararebwe cyangwa se amasaha akaba yarabayeho mu gihe kiri munsi y'amezi 12, ubwo ni mu gihe cy'umwaka umwe. Iyo birenze umwaka ayo masaha ntabwo bayabara. Ubwo ni amasaha, ubwo ni subscribers 1000 n'amasaha 4000. Uko bayabara rero nibyo ngiye kubasobanurira. Ni ukuvuga niba ushyizeho kuri YouTube video y'iminota 3 ikarebwa n'abantu 10 bose bakayireba ikarangira, ubwo iyo iminota 30 barebye video yawe, ugakomeza paka amasaha 4000 byuzuye.
Gusa kuri cano nshyashya zo zisa naho zirimo itandukaniro kubera yuko ubu ngubu zo bazishyiriyeho kondisiyo yindi, aho basigaye bazica subscribe 500 ndetse n'amasaha ibihumbi bitatu kugira ngo ube wemerewe kuba wahabwa monetization. Ku bakora amavideo matoya rero cyangwa se icyitwa short videos za zindi nababwiraga ziri munsi y'umunota, ziri munsi y'iminota itatu, umunota, amasegonda 30, hari abantu bakora content imeze gutyo gusa. Aho ngaho ikintu gisabwa, ugomba kuba ufite subscribe 1000 ndetse ufite views za short videos cyangwa se za video ntoya, ufite byibura zose uteranyije views zagize zikaba ari views zingana na miliyoni 10 mu mezi mu mezi ngira ngo ni atatu, iminsi 90. Mu minsi 90. Hanyuma twagiye ku kintu cya kane cyangwa se kuri step ya kane, uko usaba monetization iyo ibyo ngibyo byo hejuru wamaze kubyuzuza. Iyo ibyo ngibyo byo hejuru byose wamaze kubyuzuza, winjira muri YouTube Studio ugakanda kuri earn, wamara gukanda kuri earn ugakanda kuri monetization, wamara gukanda kuri monetization ukajya guhuza Google na AdSense yawe, nyine Google AdSense ukagenda ukabihuza, ubwo ubihuza n'izina ryawe, email, igihugu ugomba kuba nyine ubaruyemo cyangwa se igihugu urimo, ibyo ngibyo byose kandi bikaba bigomba kugera gute, bikaba bigomba guhura. Mu gihe uzaba urimo kuzamo ibintu rero ntuzakore ikosa ryo gushyiramo yuko igihugu cyawe ari u Rwanda, kubera yuko mu Rwanda ntabwo twemerewe gukoresha YouTube, nyine ntabwo dufite ubwo burenganzira bwo gukoresha YouTube. Ubarura ku bindi bihugu byemerewe monetization bitandukanye, bwo harimo za United States, za Uganda, za Kenya, za Mozambique, za United States irimo, Canada irimo n'ibindi bihugu bitandukanye, akaba ari byo ushyiraho. Noneho iyo ibyo ngibyo birangiye urategereza gusuzumwa, nyine urasubmitinga. Mu gihe wabyujuje byose urasubmitinga ugategereza. Iyo utegereje rero kugira ngo bakwemerere ko nyine monetization wayibonye, mu gihe ubizi neza ko nta makosa wigeze ukora, harimo wenda kuba wakoresha video z'abandi cyangwa se short z'abandi, bisaba hagati y'iminsi 2 n'iminsi 14. Hagati y'iminsi 2 n'ibyumweru 2 uba wamaze kubona igisubizo, bakubwira nyine niba monetization waramaze kuyibona. Niba content yawe yujuje amategeko n'amabwiriza barakwemerera, ariko iyo utabyujuje nyine ntabwo bakwemerera, barakubwira ngo ntabwo wayemereye, ntabwo wemerewe monetization, bakakubwira n'impamvu yatumye batabikwemerera. Ubwo nyine iyo hari impamvu barayikubwira. Ubwo twageze kuri step ya gatandatu. Step ya gatandatu ni ugutangira guhembwa. Amafaranga ava hehe rero mu gihe wamaze kubona icyitwa monetization cyangwa se wamaze kuba YouTube Partner Program, wamaze kwinjira mu bemerewe kuba bahembwa na YouTube? Ni ukuvuga ngo amafaranga ava muri ads. Muri ads ubona amafaranga abantu bamamariza kuri video zawe baba batanze, short bonus, kuri bonus ndetse no kuri super thanks. Super thanks ni ukuvuga nyuma yo kureba video, n'ubu ngubu super thanks mushaka mwayimpa. Ni ukuvuga ngo nyuma yo kureba iyi video ukabona ni nziza, ushobora kugenda ukaba wagira utuntu ushyiraho kuri YouTube rwose, ukababwira yuko video ikoze neza, muri kumwe babaza feedback ya video, hanyuma ubwo aba ari amafaranga utanze, ayo mafaranga akaba yaza kuri YouTube channel yanjye. Hanyuma kandi ikindi, kugira ngo ube wabasha kubona ayo mafaranga uyafate mu ntoki, birumvikana ukenera bank account. Uragenda ugakenera bank account, ariko muri banki wenda zitandukanye, ngewe nagiye mbona wenda katavuga nk'iyo nkoresha, ngewe nkoresha Equity, ariko hari n'izindi banki zikora, ariko ngewe nkoresha Equity. Iyo uragenda ukababwira bakagufungurira konti ibaruye mu mayero cyangwa se mu madolari bitewe na currency washyizemo muri YouTube. Warangiza buri kwezi hagati y'itariki 21 n'itariki 28 ukajya ujya gufata amafaranga yawe, ukajya ubona amafaranga, bakuha message yuko amafaranga yageze kuri konti yawe, ukagenda ukayafata, nkwibutsa ko
aba yaruzuye amayero, ubwo ni hejuru y'amayero 70, hejuru y'amayero 70, ubwo ni ibihumbi bigera hafi ku ijana na mirongo itatu, hagati y'ijana na mirongo itatu kugera ku ijana na mirongo itandatu by'amanyarwanda. Iyo wakoze gake, iyo wakoze cyane ararenga, ashobora no kugera no muri miliyoni, na miliyoni eshatu, na miliyoni eshanu, na miliyoni icumi, bitewe n'uko bitewe n'uko wakoze. Hanyuma rero hari inama z'ingenzi nkwiye kubabwira mukwiye gukurikiza. Inama z'ingenzi ukwiye gukurikiza mu gihe uri umu content creator, icya mbere ni kujya ushyiraho video kenshi cyangwa se consistent, kujya ushyiraho video kenshi. Ikindi ugashyiraho titre, thumbnail, description bifite imbaraga bigaragaza icyo video zawe zisobanuye. Ikindi irinde video zivuye ahandi, cyangwa se wirinde n'ibindi bigendanye na shortcut cyangwa se inzira ziguhereza subscribers, za zindi nababwiraga za boosting zibahereza subscribers zitemewe. Hanyuma ikindi nababwira, ubwo mu gihe iyi video igufashije, kanda subscribe, kora share ku nshuti zawe nabo babashe kuyibona. Ikindi kibazo ufite nacyo, niba hari ikindi kibazo ufite wumva twakubwira, ubandike muri comment utubwire icyo dushobora kuba twagusobanurira ubutaha, cyangwa se icyo utumvishe neza, cyangwa se niba hari n'ubufasha wenda ukeneye mu gihe channel yawe bayibaninze, cyangwa se hari n'ibindi bibazo byabayemo, ushobora kutwandikira. Nimero yacu muri description, ushobora kutwandikira kuri nimero cyangwa se kuri email, hanyuma tukaba twagufasha. Ciao ciao.